agakiza kagezeho kagiye kuturyohera. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, agakiza kagiye kuryoha. Igihe kingirwa abarokore kiri kurangira, ahubwo umurokore niwe ugiye kugerwaho. Igihe kingirwa abapasitoro kigiye kurangira, hagiye kujyaho umupasitoro. Mukenyere mukwete, abanyamumaro bagiye kugaragara. Mwambara intwaro z'Imana kubera ko Yesu aje mu rugamba. Mukenyere mutwete, Imana ije kwirwanirira. Imana irarikiye, iraritse ikusi ndetse n'ikasi. Kandi ntukureka amabwire, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntibizasohora. Imana ijambo ivuga rizasohora, iryo yavuze bizaba. Yego bizaba, bizaba. Helasi foriwa hegosidre dromenodra, bizaba. Ibyo yavuze ku banyarwanda bizaba, byavuze ku barundi bizaba. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza ndetse umugoroba mwiza aho uherereye hose dukurikiranye bitewe n'amasaha ugiye kurebera iki kiganiro. Ngwaye ikaze ku Musaruzi TV. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe cyangwa se gukanda sabone muri rusange, ndetse abantu basharinga inyigisho zacu cyangwa se bazisangiza abandi. Turabashimiye, Imana igikomeza ibahe umugisha. Mujye mumbwira umwaka umeze gute, umwaka wagenze gute, uri kurangira gute, ese murateganya kugenda mu wundi bimeze bite? Nge gusuzugwa n'ikaze. Amazina yanjye nitwa Mugisha, uko mubibona kuri kamera nk'ibisanzwe ndi kumwe na Mushumba Agiriye ikaze. Murakoze cyane. Meze fresh. Ubugingo ni buzima. Ubugingo ni buzima cyane. Ndimo nkubwira mu kanya nyuma ya kamera ngo isi ni umuruho y'ubwayo. Umva umunaniro uratwishe. Uratwishe pe. Ariko Yesu azawutumara. Aho usigaye usanga njya mbikubwira ugasanga umwana asigaye ahura n'umubyeyi amasaha 2 bahurira ku meza. Umwana ajya kuryama, umubyeyi ajya mu zindi gahunda, umwana mukazindukira ku ishuri. Wose ni umunaniro. Ni ibintu byo gushaka ibirayi. Nawe rega buriya bari kubishaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko abarimo yiga ishuri yo kugira ngo aziteze imbere cyangwa azagira icyo yigezaho mu buzima bwiwe buri imbere. Biratangaje rero kuba umwana w'imyaka 7-6 ahera mu gitondo saa 1 akageza saa 11 atarataha, ameze nk'umubyeyi wagiye mu kazi. Ngwaye ikaze rero. Murakoze cyane. Waruvuze ngo ubugingo ni buzima. Ubugingo ni buzima. Umubiri urananiwe, urarushye. Yes, reka dutangire twiragiza Imana. Tuzo dutangira. Urakoze data kubw'umwanya mwiza duhaye kugira ngo twongere tuvuge ibyawe. Shyigikira umuntu wese dukurikiranye, yuzure umwuka wera, ubwenge bw'Imana bugaragare muri twebwe. Umwuka wera asenya ibicaniro byose by'ikuzimu. Imikorere y'abadayimoni turayinanije, imbaraga z'umwijima turazinanije, tugamburuje abazimu ndetse n'abadayimoni, abarozi ndetse n'abacwezi, imyuka y'abarangi ndetse n'imyuka y'abacuninyi, imbaraga z'igisuzuguro n'imbaraga z'icyangiro. Turavunagura imikorere yose ya Satani. Turaritse Imana data ikora imirimo, turaritse Imana data ihembura itorero, kugira ngo umwuka wera ahembura itorero, umwuka wera amenagura ibicaniro by'abadayimoni, imbaraga z'ijambo ry'Imana zitwike imyuka y'ikuzimu. Uribate kandi uvunagura imbaraga z'umwijima, ubwenge bw'Imana bari bwo bugaragara. Umwuka wera w'Imana yigaragaze muri twebwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Esiteri. Ibice byaho ni ibice 5. Reka duhere ku murongo wa 2. Igitabo cya Esiteri ibice 5 umurongo wa 2. Bibiliya iravuze ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Imana idufashe cyane. Amen. Ijambo ryonyine somye ndashaka ko tuganira
muri ya topiki yaje tugarutseho ikiganiro kivuga ngo imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo, ijambo ry'Imana niryo ritubeshaho, ijambo ry'Imana niryo rituzura, ijambo ry'Imana niryo rikora ibitangaza, ijambo ry'Imana ryaraturemye, ijambo ry'Imana riratuvugurura. Ngarutse rero mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Kubera iki ngarutse mu mbaraga z'ijambo ry'Imana? Bibiliya yaravuze ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo. Bibiliya ikongera ikavuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura kandi muzamubatuwe rwose. Bibiliya iravuga ngo umwana naza azababatura kandi muzaba mubatuwe by'ukuri. Iyo usomye Itangura cyangwa Itangira igice cya mbere, harakubwira ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mu byo ukora, mu mishinga ufite, mu byo uvuga, jya ugerageza ubanze Imana imbere. Ndagira ngo rero tuvuge ku mbaraga z'ijambo nk'uko bisanzwe iteka. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni agaciro, ijambo ry'Imana ni ibyiringiro, niryo rituzura, niryo riduha ubuzima. Nubwo abantu baritakaje, abantu batakaje ibyiringiro, abantu bagira abo bikomezaho, ariko kwikomeza kuri Kristo ntibigira uko bisa. Kwikomeza ku Mwami Yesu ntibigira uko bisa. Kubana na jambo nyiri jambo ntibigira uko bisa. Mu isi tugira abantu tubana nabo bakomeye, bakadufasha ibyo bashoboye, ariko Yesu abana natwe mirere na mirere. Mu Kinyarwanda cyiza, abana natwe mu bihe byose. Kabona niyo abantu badutaye, Yesu aradukunda. Kabona niyo imiryango ituretse, Yesu atuba bugufi. Ijambo riravuga ngo imbaraga z'ijambo. Uyu ni nde? Uyu ni umwami. Wabwiye nde? Yabwiye Esiteri ngamutunze inkoni. Imana igutunga inkoni mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka 2025 mu kiganiro imbaraga z'ijambo, impamvu mvuze 2025 nuko twayinjiyemo birarangiye, hasigaye iminsi mikeya turagiye. Imana igutunga inkoni muri uyu mwaka, ubona ukuboko kwiza kw'Imana. Esiteri yahuye n'ibibazo byinshi, ariko mu magambo 2 cyangwa 3 ubwoko bw'Abayuda bwari bwaranzwe, bituma umwami umugaba w'ingabo wari uhagarariye ingabo cyangwa wari wungirije umwami, umuntu wa kabiri ku mwami, asaba Abayuda ko bose bagomba kubica. Ariko ngo havamo umuyuda umwe ngo bita Morodekayi, yari yaranze kunamira uwo mugabo bita Hamani, ngo no kumupfukamira, ngo yenga akavuga ati ngiye nzagenda mw'Imana. Noneho ngasaba ko Abayuda bose Hamani bagomba kubica, ndetse na Hamani na Morodekayi bakamumanika ku rumambo. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva. Imana nayo igize sibitu, bavume Imana ivumure, bakuroge Yesu arogore, bakwange Yesu agukunde, bagutuke Imana ikuvugire. Niyo muvugizi mwiza. Imana nizi kuvuga neza. Abantu bakuvuganira nabi, ariko Yesu afite uburyo yakuvugira. Imana niyo mucamanza mwiza, niwe mwami mwiza, niwe utajya ubera, niwe utarobanura abantu ku butoni, niwe urinda ijambo yivugiye, niwe ujya uhagarara ku mfubyi n'abapfakazi. Imana rero ikumvugireho ijambo rikomeye. 2025 uhure n'ukuboko kwiza kw'Imana tugiye kwinjiramo. Imana ivuga ijambo riruta iry'abapfumu bavuze, Imana ivuga ijambo riruta iry'abarozi bavuze, Imana ivuga ijambo risumbe karande, Imana ivuga ijambo risimbura ibitekerezo bibi n'imbaraga mbi z'abadayimoni. Imana ivuga ijambo inyuranya amaboko n'imikorere y'abadayimoni. Imana ivuga ijambo inatariza imikorere y'ikuzimu n'imikorere y'abapfumu. Ijambo Imana ivuze, mbese Imana irikurikirane, mbese Imana igukurikirane, mbese Yesu abane nawe. Kuboko kwiza kwa Yesu kube muri wowe, ubutware bw'ijambo ry'Imana bugwire muri wowe. Nasomye ijambo rirambwira ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge, ngo rinafite n'imbaraga. Imana ishimwe cyane. Torero haleluya, Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rigwire muri mwebwe. Ngo Namani agasori gatoya
uyu mugabo agambanira abayuda. Amaze kubagambanira ngo birangira umwami bamuhaye, aravuga ati genda uzabafata abayuda bose ubice nta kibazo. Umwami yandika inzandiko, ngarangije azihereza uwo mugabo, azihereza nabo abo bari bungirije cyangwa bari bari kumwe ngo bazitambagiza mu gihugu cyose. Barandika bavuga n'itariki abayuda bazicirwaho. Nkunda Imana ko abantu bavuga, ariko nkunda Imana ko bidakomera. Ingoma zabo zose zigira garanti, ariko ingoma ya Yesu ntigira garanti. Imana ishimwe ko ingoma y'abaro zigira garanti. Imana ishimwe sorry gato. Imana ishimwe ko ingoma y'uburwayi igira garanti. Imana ishimwe ko nari beno federal, ko nta kigeragezo kitagira iherezo mu isi. Ibintu byose bigira iherezo. Ibintu nibikuyobera ujye ubihanga amaso. Narababwiye ngo nta muntu ukomera mu isi, hajya hakomera igihe ku muntu. Igihe nicyo gikomera, ariko mu isi nta muntu ukomera. Bigenda ni igihe cyagukomeje, ni igihe cyatumye tukwita dadi, ni igihe cyatumye tuvuga ngo hari abantu bajya ngo yewe ngo ni dadi, ugasanga ni bishop. Data wa twese ni umwe, niko Bibiliya ivuga. Muramenye ntihazagira undi muntu mwita so utari so wo mu ijuru, ngo so wanyu ni umwe, nuko ari Data wo mu ijuru. Imana yacu idufasha. Nibe ijambo rivuga ngo imbaraga z'ijambo. Mu mbaraga z'ijambo Imana igutunga inkoni. Imana igutunga inkoni. Uhure n'ijwi ry'Imana, uhure n'ukuboko kw'Imana, uganire n'Imana. Imana ivugane nawe. Muranyihanganya ntabwo umeze neza. Ijwi ry'Imana ribe kuri wowe, kuboko kwiza kw'Imana, gukora imirimo y'Imana kuri wowe. Mwuka wera asoze icyo yagambiriye kuri wowe. Ndarangije ng'inama barayanzura, ibyo bapanga barabyanzura, bavuga ko abayuda bose bagomba gupfa. Ariko Moridekayi ngamenya inkuru ngo yandikira umwamikazi Esiteri, aramubwira ati uraho uri ibwami uratuje, ariko umenye ko njyewe n'inzu ya so n'ubwoko bw'abayuda bagiye kuzaturimbura. Reka mbabwire, nimukura amatiku ku bantu. Imana itakurengeye nta wakurengera. Imana itaguhaye nta waguha. Imana itagusekeye nta wagusekera. Imana itagukunze nta wagukunda. Yesu atakuvuganiye nta wakuvuganira. Yesu ataguhaye agaciro nta wakaguha. Yesu atakubahishije mu bantu nta wakubaha. Yesu ataguhaye igitinyiro mu bantu nta wagutinya. Wirereka rero amatiku, kabanya ibiciro, wige guca bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana, ugende nk'uko Imana ibishaka, ugendere muri kondisiyo z'uko Imana yaguhamagaye, ube mu mwanya wa Imana igushaka, naho ibindi byo bijya birangira. Ingoma z'abami zirarangira, iz'ibikomangoma zirarangira, iz'abakomeye zirarangira, iz'abanyacyubahiro zirarangira, iz'abanyamadini zirarangira, ariko ingoma ya Yesu ntirangira. Abantu mbese baravuga bikaba, yewe rimwe na rimwe ukagira ngo nibo Mana, ariko umuririmbyi yaravuze ngo burya abantu ntago ari bo Mana. Ni ku ijambo rivanga imbaraga z'ijambo. Iyo ni ijambo ry'abantu. Hari igihe umuntu avuga ngo nibucye afungura bucye yarwaye, ariko Imana ikavuga ngo uyu muntu agomba kubaho. Imana ishimwe. Hari igihe abantu badutega iminsi, Imana ikatuvuganira. Hari igihe abantu bavuga ngo birarangiye, Yesu akavuga ngo ubu nibwo bitangiye. Iyo abantu bavuze ngo birarangiye, Imana nibwo ibitangiye akazi. Nubona amaboko y'abantu yakuvuyeho, ukabona ibiganza by'abantu bivuyeho, gitumbira Yesu, menya ko amaboko y'Imana aribwo atangiye. Ikiganza cy'Imana gitangiye kuri wowe. Imana iragira ngo ikwiyereke. Reka kwiheba, reka gucika intege. Ijambo Imana ivuga riruta kavukire yawe. Ijambo Imana ivuga riruta imibereho uri gucamo. Imibereho uri gucamo n'ubuzima uri gucamo buri very simple, buroroheje ku ijambo Imana yavuze. Eka nkubwire, situwasiyo urimo, mibereho urimo, bibazo urimo, birakugoye, birakomeye, ariko ntibikomeye nk'icyo Imana ivuze. Witentebuka ngo yewe ngo ndarwaye se ngo nzakira. Dufite Imana ikiza. Wikiheba ngo yewe ngereka ngo byananiye imiryango ngo mbegeze ngo byagenda bite. Oya,
oya, aho ngaho byananiye imiryango niho Yesu akeneye. Ibyananiye akazi kawe nibyo Yesu akeneye. Yesu akora ibitangaza, akora ibirenze ibyo twibwira, akora ibirenze ibyo dutekereza. Ni umwami mwiza, ni umunyembaraga, aratabara, atanga amahoro. Haleluya! Yo, Imana niyo yonyine igihoza abarira. Reka amatiku, gabanya urusaku, ahubwo mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana yomora imitima. Mu ijuru hari Imana imara umubabaro. Mu ijuru hari Imana imara agahinda. Mu ijuru hari Imana itanga ihumure. Hari ihumure riva ku Mana, hari ihumure nyahumure. Abantu bajya baguhumuriza batanahumuritse, ariko Yesu, haleluya, niwe nyirihumure. Iyo aguhumurije urahumurika torero. Moridekayi arandika urwandiko arushyira Esiteri. Esiteri aravuga ati reka reka, ntacyo nakora, nta nubwo najya imbere y'umwami. Reka mbabwire, mureke kurenganya abantu. Bakoze ibyo bashoboye, mwibarenganye. Baguhaye ibyo bafite, mwibarenganye. Nimba yaragututse, ni ibitutsi yari afite. Nimba yarakuvumye, ni imivumo yari afite. Nimba yarakwimye, yakwimye ibyo afite. Reka rero amatiku itumbira Yesu. Nta muntu mwazanye mwipaki ngo aragushinzwe, n'impanga yawe ntigushinzwe. Yesu niwe muvuzi wenyine, niwe wenyine ugushinzwe. Rero wirenganya abantu ngo hari ibyo batakoze. Oya, haleluya. Yo, bakoze ibyo bashoboye, ahubwo tumbira ijambo Imana ivuze, tumbira icyo Imana ivuze. Esiteri yabwira Moridekayi, reka nkubwire, ntacyo mfite cyo kuvuga, ni igihe cy'ubwirabure, umwami ari mu gihe kidasanzwe, ariko nakunze Yesu ko mu gihe kidasanzwe arema ibidasanzwe. Nakunze Yesu ko mu gihe kidasanzwe, isaha idasanzwe, umunsi udasanzwe, umunota udasanzwe, segonda ridasanzwe, siyerisi idasanzwe, Yesu akora ibidasanzwe. Haravuga ati ntabwo ari ibihe bisanzwe, ntabwo binyoroheye, sinatunguka imbere y'umwami. Oya, sinahagera shwi, yanyica, biragoranye, yanyica. Moridekayi naramukunze, yarazi intego z'icyo ashaka, yarazi agaciro ko gutitiriza Yesu, yarazi imbaraga ziba mu gutumbira Yesu. Narangije yandika urwandiko abwira Esiteri, aramubwira ngo nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bagatabarwa kandi bidaturutse kuri weho. Ariko nkunda Imana, mujye mureka duhamye mu bigeragezo, mujye mureka duhamye mu ntambara, mujye mureka duhamye mu makuba. Tujye duhamiriza Imana twamenye, izadukorera ibiruta ibyo twibwira. Tujye tuvuga Yesu neza mu kigeragezo, kigeragezo uvuge Yesu neza mu ntambara, kubera ko aho ngaho niho Yesu akeneye, hazakugirira neza. Kigeragezo uvuge Yesu neza, ntagasuzugurwe waramumenye, ntagatukwe mu bapagani waramumenye. Hoya, Imana ntikavugwe nabi warayimenye. Imana ni Jehova Rafa. Arahamya, aravuga ati nta kibazo, nta kizabuza Abayuda gutabarwa kandi bakoroherwa bidaturutse kuri wo. Haramubwira ati ariko umenye ko wowe n'inzu ya so muriho urubanza. Ariko ngo iryo jambo naryo ryongera riramurya. Haramubwira ati none mugende mubwire Abayuda bakora iminsi 3, nanjye nzibuza itegeko ry'umwami. Haleluya, nzibuza itegeko ry'umwami. Iyo twumvise kubana n'Imana, iyo twumvise gusenga, nta makuru mufite. Gusenga binetraliza imikorere y'ikuzimu, gusenga bijya bituma abadayimoni banzuye Imana inetraliza imbaraga zabo. Ijambo rya Yesu dukuye mu masengesho, ijambo ry'Imana dukuye mu Mana, rijya rimenagura ibicaniro by'ikuzimu, rijya rimenagura imyuka ya karande, rijya ritwika imikorere ndetse n'imbaraga za karande. Yesu agahagarara mu cyuho akatuvuganira, Yesu agahagarara mu cyuho akaribata imbaraga z'umwijima.
haramubwira, arahamya, havuga Yesu neza, haramubwira ati nzibuza itegeko ry'umwami. Esiteri byari byanze, nta jambo yari afite, yari yabahakaniye, ariko Morodekayi guhamya imbaraga z'Imana, kuvuga Imana mu kigeragezo neza, haleluya, bitumye Esiteri nawe avuga ati reka mwe gutererana bene wacu, Imana ntabwo izagutererana. Cyakora abantu bazagutererana, ariko Yesu ntabwo azagutererana. Abantu bazagutererana mu burwayi, ariko Yesu ntazagutererana mu burwayi. Abantu bazagutererana mu makuba, ariko Yesu ntazagutererana mu makuba. Mwene data, imibereho yawe uzabona igoye, ariko Yesu ntazagutererana. Ni inshuti nziza, ntabwo azagutererana, ni ukuri ntabwo azagutererana. Abantu bazavuga ko bakwanze, ariko Yesu ntazagutererana. Shama Imana yavuze, Bibiliya yaravuze ngo turi abo yaremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Imana ntizagutererana, ntabwo izagusiga mu burwayi bwawe, ntabwo izagusiga mu mubabaro. Yaravuze ngo sinzigera mbari benodi fodra, ntabwo nzigera mbasiga, yemwe we ndafashijwe Diriyani, nta nubwo nzigera mbareka. Imana ntizagutererana, ntiyagusiga. Gerageza uyizere, yihanga amaso, ntizagusiga. Haravuga ngo nkubwire, Morodekayi ahamya Imana mu bigeragezo, ahamya Imana mu makuba. Haravuga ngo yewe mwamikazi we, nta kizatuma abayuda badatabarwa bidaturutse kuri wewe, ariko niyo bitakunda ngewe n'inzu y'uw'ingewe, haleluya, abayuda bazatabarwa bidaturutse kuri wowe. Haravuga ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa, bagatabarwa bidaturutse kuri wowe. Imarigeli wa forela sargele gandira. Imana ikumvugire ijambo rihindura imibereho yawe, Imana ikumvugire ijambo rihindura situwasiyo uri gucamo. Hari igihe umuntu aca muri situwasiyo akabona aragowe, kavuga ati se uzaza ryari mucunguzi wime bwa bwami budashira, ariko hari nyir'ijuru wenyine ujya uhagarara ku muntu akanetrariza imyuka y'ikuzimu, akanetrariza imbaraga z'abadayimoni. Ibyagusuzuguye Imana nayo ikabisuzugura, ibikurwanya Imana nayo ikabirwanya nabi, ndetse ikabirwanya yakenyeye, yambaye, yikwije. Indavuga Jehova Shama, hadi nzibuza itegeko ry'umwami. Nubwo abarozi bavuze kutazabyara, senga, nzibuza itegeko ry'umwami. Imana idufashe torero, haleluya. Nzibuza itegeko ry'umwami. Hari hejuru y'abahanuzi yo umwami aruta imfura zo mu isi, ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye, haleluya. Hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye, yibuza itegeko ry'umwami. Ajya imbere y'Imana, jya umenya kujya imbere y'Imana. Nibigucanga jya ujya imbere y'Imana. Hari igihe uzirukankira ku bantu nabo usange birutse, ariko niwirukankira ku Mana ntizaguhana, ntizagukoza isoni. Esiteri avuga tumva, mugende mu nkorera y'itatu, nzajya imbere y'umwami. Nubwo ari igihe kidasanzwe, igihe kidasanzwe, Imana ikuvugeho ijambo ridasanzwe. Niko ijambo rivuga ngo Imana ikuvugeho ijambo ryatuma Imana igutunga inkoni, Imana ikuntungira inkoni mushiki wanjye, Imana ikuntungira inkoni petit frère. Ariko arangije nk'iminsi itatu irangije, Esiteri ngajya imbere y'umwami. Ariko naratangaye, iri juru tuvuga rifite abagabo rikagira n'abandi bagabo, rifite intwari rikagira n'intwarane. Hari benodi fodra, hari abahamya mw'uru rugendo, hari n'ibihamya mw'uru rugendo, bihamiriza abo twamenye, bihamiriza abo turi bo, bituvuganira abo turi bo, bitwereka abo turi bo, haleluya, bidutangira ubuhamya. Ajya imbere y'umwami, ajya imbere y'umwami, ajya imbere y'umwami. Umwami amubonye kubera ijambo ry'Imana we, haleluya.
ngarangije ngamugirira impuhwe. Imana ikugirira impuhwe mama. Warasenze ariko urananiwe, ukeneye impuhwe z'Imana. Warahanuriwe urananiwe, Imana ikugirira impuhwe. Wararwaye urananiwe, Imana ikugirira impuhwe. Wabaye mu byaha igihe kirekire uri umusambanyi, Imana ikugirira impuhwe. Ngarangije amutunga inkoni. Abahanga muri teoloji bavuga ko yaciye hagati y'inkota Esiteri. Ngiyo umwami atagutungaga inkoni, ngo za nkota bazi kwinjizagamo ugahita utahura umurambo nyine ugapfa. Ngiyo bagutungaga inkoni ngo byasobanuraga kukiza. Nagerageje gusoma Bibiliya, ngerageza no gushaka abandi bahanga muri Bibiliya, naje gusanga nta wundi muntu umwami yatunze inkoni keretse Esiteri wenyine. Erega niho Imana ikeneye, niho Yesu akeneye kuruhura, niho Imana ikeneye mu gihe nk'iki, niho Yesu akeneye mu gihe nk'iki, kugira ngo Yesu agutunge inkoni, kugira ngo Imana ihinyure kandi yinyuze imikorere ndetse n'imbaraga z'abadayimoni. Ibyo abantu bagukekera si kuri, wowe ufite uko wiyizi. Ibyo abantu bakwaturaho si kuri, wowe ufite uko wiyaturiraho. Haranira kuba inshuti n'Imana, haranira kwegera Imana, haranira gukundwa n'Imana. Ibyo abantu ejo bizanga, ibyo abantu ejo bizanga, ibyo akazi ejo bizanga, ibyo amashuri ejo bizanga, hasigara ijambo Imana ivuga. Iby'umubiri ejo bizanga, hasigara ijambo Imana ivuga. Abakomeye ejo bizanga, hasigara ijambo Imana ivuze. Imibereho ejo izanga, hasigara ijambo Imana ivuze. Muri ibi yaravuze ngo no kubyo tubona mwese tugumana ukwizera, haravuga ngo mu ijuru tuzabona ibyo twizeye byose. Jya ugerageza ube mu buzima bufite intego, jya uririmba ufite intego, jya ubwiriza ufite intego, jya uhanura ufite intego, jya wereka ufite intego, jya ukora akazi ufite intego, motari ufite intego, shoferi ufite intego, curuza ufite intego, senga ufite intego, yobora ufite intego, za kuri YouTube ufite intego. Akazi kose katagira intego umuntu apfa nabi. Keneye ijambo rya nyiri ijambo. Imana ikuntungira inkoni mwene data. Inkoni mvuga ni inkoni y'ubutabazi, inkoni mvuga ni inkoni yo kwihana, inkoni mvuga ni inkoni guhoza amarira, inkoni mvuga ni inkoni yo gukomora, inkoni mvuga ni inkoni yo kunyuranya ibikorere y'abadayimoni, inkoni mvuga ni yo gutwika karande. Imana igutunga inkoni, wihana ibyo byaha, va muri ibyo byaha, va muri ayo makuba. Yesu arashaka gutunga inkoni. Wisambana ngumva kari amahoro ari, amahoro ari mu gusenga. Mu busambanyi nta mahoro ariyo, va mu bapfumu nta mahoro ariyo, dore urapfuye, dore barakwishe nabi. Senga Imana igutunga inkoni. Yesu atanga ibyiringiro. Wa mukobwa we wishakira umugabo mu bapfumu, mu bapfumu nta bagabo bariyo, hari ingirwa abagabo. Yesu niwe ugutunga inkoni, agakubagira urugo rwiza. Wikwirwanirira, reka kurwanisha imbaraga zawe. Ukeneye Imana igutunga inkoni, reka kurwanisha amarangamutima yawe. Ukeneye inkoni y'Imana, Imana igutunga inkoni mwene data. Haleluya! Watakaje ibyiringiro, ubabasana bose, warivangavanze, uri babandi, ariko ukeneye ko Yesu agutunga inkoni. Iyi nkoni mvuga ni neno la Bwana. Ndavuga ijambo ribohora, ndavuga ijambo rigukiza, ndavuga ijambo riruta kavukire yawe, ndavuga ijambo risumba imibereho yawe, ndavuga ijambo Imana yavuga rigahindura, rikaguhindura kandi ugakira kandi ugakizwa. Hari ijambo Imana igutunga inkoni. Umwami amutunga inkoni ngo byasobanuraga ko ngakize. Iri joro na Imana igukize, igukiza uwo mubabaro, igukiza ubwo busambanyi, va mu byaha. Agakiza kagezeho kagiye kuturyohera. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye, agakiza kagiye kuryo. Igihe kingirwa abarokore kiri kurangira, ahubwo umurokore niwe ugiye kugerwaho. Igihe kingirwa abapasitoro kigiye kurangira, hagiye kujyaho umupasitoro. Mukenyere mukwete, abanyamumaro bagiye kugaragara. Mwambara intwaro z'Imana kubera ko Yesu aje mu rugamba. Mukenyere mutwete, Imana ije kwirwanirira. Imana irarikiye, iraritse ikusi ndetse n'ikasi.
kandi ntukureka amabwire, nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo yavuze Imana ivuge ngo rihere. Niko nasomye ijambo rirabimbwira, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mu gitabo cyo kubara 23:19 aravuga ngo hagarara, haguruka mwene Baraki mwene Zipori, avanga Imana si umuntu ngo ibeshye, nta nugara umwana w'umuntu ngo yicuze. Ijambo Imana yavuze no kurikora izarikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntibizasohora. Imana ijambo ivuga rizasohora, iryo yavuze bizaba. Yego bizaba, bizaba. Helasi foriwa hegosidre dromenodra, bizaba. Ibyo yavuze ku Banyarwanda bizaba, byavuze ku Barundi bizaba. Nimba ari ugutabarwa tuzatabarwa, nimba ari humure tuzahumurizwa. Wenda yaravuze ngo biba mu gitondo, ugerageze ube mu kibundo, ube izuba riva. Niba tubabazwa n'abarimbuka, avuga ngo twirindire ko zizera, avuga ngo tuzatunda imiba tunezerewe. Haleluya. Urababaye, ariko hari ijambo Imana ivuga rimara umubabaro. Uriyebye, hari ijambo Imana ivuga ryomora abiyebye. Uri umunyabyaha, hari ijambo Imana guhindurira ADN yawe. Kabi cyaremwe igishya. Torero ry'Imana, nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana niyibeshye, Imana niyoba, ntinegurizwa izuru, ntikiranirwa ngo yibagirwe. Haleluya. Umwama muto naho amutunga inkoni, Imana igutunga inkoni. Warakomeretse, abo wahuye nabo ni babi, ariko Yesu yaguha umuntu. Wikanga abantu ngo nta muntu mwiza ukibaho. Wahuye n'ababi, ariko nimba nta muntu mwiza ukibaho, nawe ubwo nguko uri mubi. Ariko niwemera kuri mwiza, hari abandi beza. Imana yabwiye nde? Yabwiye ngo ndajya Davide 7 bitavugamiye Bali, bitanayosereza imibavu. Wivuga ngo renga abantu ngo ni babi, ngo nta rugo ngo rwiza rukibaho. Wa mukobwa wabaye iki? Twebwe sizo dufite nimbi, ngo nta bakobwa ngo bakibaho. Ya baba ureza abo turi kubyara sabana. Hoya warakomeretse, komeretswa n'abasore bagukomeretsa mu rukundo, ariko bose si ibigwari. Wakomerejwe n'abakobwa, ariko bose si ibifura. Wakomerejwe n'abo wafashije, ariko bose si ibifura. Wakomerejwe n'abo wagaburiye, ariko bose si ibifura. Yewe mu bantu haba muruntu, harimo imfura, harimo ibigwari, harimo abanyamwuka, harimo abanyamubiri, harimo abihana, hakabamo n'abatihana, harimo abihangana, harimo n'abatihangana, harimo abizera, harimo n'abatizera. Muri rugendo turimo uzahura na benshi, uzahura n'abagusekera bakubwire ko bagukunze nyamara bakwanga, uzahura n'abakubwira ngo impore nyamara bavuze ngo iyaba nari ngorahoje, uzahura n'abakubwira ngo ihumure kandi barikuye ku mutima. Ariko ntibibuze ko ibicantege birari, ariko hari n'Imana ishinzwe kuturwanirira. Nugu uwo mutwaro uremereye, Imana izakurinda. Uyimenyesha ibikubabaje, Imana izakurinda. Imana imenya ubukene bwawe, Imana izakurinda. Yesu araje kukurinda, Yesu aje kukurwanirira. Hari Imana yagoza amarira, hari Imana yagukiza mama. Urananiwe, urananutse, mu buryo bw'umwuka nta kintu kigira, watakaje ibyiringiro, Imana warayitaye. Ariko Yesu we aje guhembura. Hari ingabo so mu ijuru zino kuturwanirira. Ndi ku ijambo rivuga ngo imbaraga z'ijambo, imbaraga z'ijambo gutunga umuntu inkoni gusa bikamukiza. None Imana ko yakubwiye ko itazakoza isoni, niki guteye ubwoba? Ko yakubwiye ko izakurwanirira, niki guteye ubwoba? Ko yakubwiye ko ikurinze, why not kukiwiyebye? Tugiye gusenga Imana. Ibihe byiza umuntu abyishakamo, ibihe byiza umuntu abyishakamo. Ni nawe ugomba kwishakamo igisubizo cy'ibihe byiza. Waranamutse, ariko hari ibyiringiro. Nyakubahwa Imana Nyirimbabazi, Nyirubutware, wewe wakoze kuturinda, wabaye mu ruhande rwacu, watuvuganiye, twumvise imirimo yawe, twumvise imbaraga zawe,
urera mwami, uragiranuka mwami, uri umutunzi mwiza w'imbabazi, urinda ijambo ryawe, ujye duhagararaho. Rengera uyu muntu wanamutse, ongera umusubize ibyiringiro, ongera umwambika imbaraga. Uburinzi bw'Imana bubane nawe, ubwenge bw'Imana bukorane nawe data. Uri Adonayi, uri Jehova Shama, urera data, kandi uri mugari muri twebwe. Duhembura utwambika imbaraga mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Kuboko kwiza kw'Imana kubane namwe, Imana igutunga inkoni muri iki kiganiro, ubuzima bwe buhinduke. Haranira kugira ubuzima bufite intego n'imibereho ifite intego, kubera ko nibwo uzasorezwa amasezerano. God bless you. Umutima wanjye uragukeneye mwami.